nabonye ishuri mu Bwongereza, ishuri ryamenze cyane, ariko kuko naravuze nti niba nshobora kwikoraho cyangwa nkafasha n'abandi bantu, ntize ubu buryo bwo gufasha abantu, ngize sibwo nagira umusaruro ukomeye cyane. Ndiga namaze amezi 22 mbona diplome mu bintu by'ubujyanama bw'ubuzima cyangwa gutoza ubuzima, ndetse muri ibyo byumweru 2 cyo batwigishije subiza ikibazo cyanyu, nuko batwigishije amategeko 8 umuntu yubahiriza agakiza indwara yose. Amategeko 8 y'ubuzima. Ayo radusangiza tu. Dufasha amakayi n'amakaramu. Dore turaturegura amakaramu n'amagenda. Yego. Yego. Murashaka ko mvuga ayo mategeko 8 se mu ncamake? Nta kibazo. Turabishaka kugira ngo nogo ari yo twacyura. Kuko niho ruzingiye. Si yashingirwaho se mutoza abantu iby'ubuzima. Ayo mategeko 8 niwo muganga w'umuntu wese Imana yaremye. Ndagira ngo mbabwire, ariko mbabajije namwe, izi ndwara yaba diabete, yaba umuvuduko w'amaraso, yaba asima, yaba kanseri, ni indwara bazita ko ari indwara zitagenza zitandura. Yego. Nukuvuga urayirwaye ariko nta wayikwanduje. Sinzi niba mufite ikibazo, mbabajije nti harya kwiza indwara atari umubu wayiguteye, ukaba utarayikuye ku muntu wari we wese, zaturutse aho niho ruzingiye. Utaramenya aho zaturutse n'icyaziteye, n'umuti ntacyo watanga. Ntago n'umuti twabasha kuwugeraho. Mu gihe harya babyita ikibazo muzi. Iyo ushaka kwica igiti ntago uhora utema amashami ashibuka. Yego. Iyo ushaka ko igiti cyuma cyangwa kivaho utagishaka, ntago uhora mu mashami gusa, ntago kizagenda. Kirashibuka. Ubigenza ute? Utema imizi, uhera hasi yongeye. Utema imizi. No gutakirandura ugaca racine principale yonyine. Agakata. Yego. Tayari. Izi ndwara zitandura rero zidaterwa n'imiti nuko wakoroye ngo umuntu afatwe nayo. Hari umuzi tugomba kujyaho, iyo tuwugezeho indwara iragenda. Yego. Ari nacyo nkora, nugusubiza abantu mu kumvira bakaba bazima. Itegeko rya mbere riri mu magambo y'impine bita New Start. New Start N igizwe na nutrition cyangwa imirire. Hari imirire ni nayo ifite uruhare runini cyane muri izi ndwara zitandura. Mu bintu bya mbere nitaho ni ugutoza umuntu kumenya guteka n'indyo ikiza indwara. Ibiryo byacu bigomba kutubera imiti. Iyo bitatubereye imiti tubera ibiryo. Nkuko mu myaka 15 namaze nywa akanini ka buri munsi kari karabaye nk'ifunguro. Yego. Ubu hari abantu dufatanyije urwo rugendo, mu mwanya w'amafunguro akaba afite doze. Ni ukubera yuko ibiryo bye amafunguro yatamubereye umuti. Nutrition nicyo kintu cya mbere. Ni ibintu bisanzwe murabibona, mubone ko Imana yatugeneye no kubaho tutarwaye. Ahubwo abantu barabikora ntibabikore neza, cyangwa se ntibamenye uburyo babyitwaramo. Ni nutrition, ni exercise, ni amazi, urimo urarambura ya New Start. New Start. N watubwiye ko nutrition. Yego. In exercise. Okay. Imyitozo ngororamubiri. Ubwo ndimo ndababwira ibintu bikiza indwara yose. Kandi bihari bisanzwe muzi. Hakurikiyeho W. Amazi. Water. Burya n'amazi twiga kuyanywa. Yego. Yego. Ninzagiraho mbabwira ngo amazi barayarya ahubwo rwose wayasomaho kuko ndabona ashaka kwajemo n'icyaka kandi akoze kudutoza kuyanywa. Nzababwira uburyo abantu barya amazi batayanywa. Bitari ukuyanywa. Yego.
ariko icyo ni ikindi. Tugeze hehe? tugeze kuri S. S. Sunlight. Tugeze hehe? Sunlight buriya ni uvuga ngo ni urumuri rw'izuba. Yego, ni izuba rijya rya mu gitondo hagati ya saa moya na saa tatu. Kakazuba iyo ni vitamini D ni ikora umusemburo bita melatonin. Ako ntabwo tujya tukabona njye nawe. Ntabwo tukazi. Karani duhura na kope. Ka vitamine D ntabwo tukabona cyane. Tugeze hehe? Tugeze kuri T. T ni temperance, kwirinda. Iryo ni itegeko. Ukirinda mu bibi ariko no mu byiza ntubikabye. Mu rugero self control. Tugeze hehe? Tugeze kuri E. Fresh air, umwuka mwiza. Ubu ngiye kubabaza muri mwese. Yego. A. Yego, niho turi. New start. Tuvuye kuri T tugiye kuri A. Wari tubwiye ko ari iki? Umwuka air, fresh air. Ni air. Nka cya kiganiro. Turakigira hano cyane ninjoro tuzakigutumiramo. Umwuka mwiza. Burya iyo umuntu no guhumeka hariho abantu batazi guhumeka. Ariko mbagiye kubabaza ni bangahe muri mwebwe murari ibyumba byanyu bifunguye? Amadirishya fungurwa ryari? Kuko oxygen cyangwa umwuka mwiza ni uduha imbaraga, ni nawe uyungurura amaraso. Ariko wibuke iyo tukingiranye mu cyumba imyuka yose mibi niyo twongera tugahumeka ikanduza ya maraso. Nicyagiye uzabyuka wumva unaniwe, ariko uzabyuke nka saa 9 ufungura umwuka winjire uhumeke, icyo bita deep breathing. Uzumva ubaye n'umwuka mwiza muri ayo masaha saa 10. Dukomeze tugeze kuvuye kuri A. Tugiye kuri R. Tugiye kuri R. Rest, kuruhuka. Muri gahunda Imana yahaye umuntu, ntago yamuhaye gukora icyumweru ndetse nibigera n'umusahurare wigaragura mu buriri we kuruhuka. Mu kuruhuka harimo umuti. Ni itegeko. Tugeze hehe? Tugeze kuri T. T ni isigaye yanyuma. Ta. Trust in God. Iyo nkoze ayo mategeko Imana irayahira ikankiza indwara. Aya mategeko 8, ariko buri tegeko rishobora kwigishwa ibyumweru 2 rimwe gutyo. Kandi bimbabwira mutagira ngo nshobora kuberekana amarisaki ubushakashatsi bukomeye muri za university za Harvard, za Cornell, za Duke muri Amerika zakoze ubushakashatsi kuri ayo mategeko, kuri ibyo bintu mbabwiye. Basanga bikiza indwara iyo ari yo yose, kuko indwara zitandura zikizwa no kujya ku muzi, ntago zikizwa n'umuti wari wo wose. Kuko uzakomeza uzinywe, kuko umuzi ugihari zikomeze zibeho. Wo kuvura izi ndwara zitandura rero ni ugushaka umuzi. Ziterwa n'imibereho, zikizwa n'imibereho. Icyo ni nacyo mwahugurwagaho cyane. Ni nacyo kigufasha, kuko zazanywe nuko wabayeho cyangwa nuko ababyeyi bacu babayeho. Noneho iyo uhinduye ubwo buryo bwateye indwara, na ya ndwara ivaho. Iyo ukomeje ubwo buryo butera indwara ukajya ku miti, uzanywa imiti ubuzima bwawe bwose, kuko bya bindi bitera indwara bwa buzima uracyaburimo. Birasobanutse? Birasobanutse. Ahubwo nje binteye kwibaza ngo nyuma yuko ibipimo byawe bibaye normal, ufashijwe na bari abahanga bari bavuye hanze muri Amerika, waba warasanze abaganga bagukurikiranaga icyo gihe bagafata ibipimo bakemeza ko kugeza uyu munsi udafite hypertension, cyangwa byarangiriye wowe ubwawe n'igisubizo wihaye n'ibipimo byawe? Ku isi yose indwara zitandura bizwi ko zidakira. Nta kuntu umuganga yajya kwidekerara ngo warakize, icyo yabona n'ibipimo bizima. Kandi bira bipimo bavuga ko bihindagurika. Yego. Ntago ntekereza
nabaga kwabaga ari ukwigiza nka niyo nza gusanga muganga ngo noneho mbwira ko nakize ariko n'umuganga ntabwo nzi kwirusha jewe gukira kwanjye umuntu arabimenya kurusha n'umuganga icyo kora ubu nshobora kujya ku muganga icyumweru akambwira ngo ibipimo byawe ni bizima ariko kuko nari nzi ikibazo nagize njyewe nzi ko nakize ndanabitanga mu buhamya yego rero ntabwo nigeze njya ku muganga nsubiza ikibazo cyanyu ngo mubwire ngo mpima umbwire ko nakize icyo yakora nanjye mpagaze mu nkweto ze ni ukumbwira ati ibipimo byawe ni byiza uyu munsi ibipimo byawe ni byiza ejo ntazi uko bizagenda yego urakoze cyane wenda nkurikije ubusobanuro umaze kuduha n'aya mahame utweretse birumvikana ko wabashije gushaka umuzi w'indwara zidakira kandi akemeza kukuraho uwo muzi ashobora gutandukana n'izo ndwara zidakira ariko biragoye ni urugendo yego urwo rugendo ni narwo tugiye gukomozaho kugeza uyu munsi ushingiye ku buhamya bwawe n'ibyo wiboneye ubwawe iyo tuvuga inkuru y'umuntu ku giti cye unayivuga uyumva ubisobanukiwe atari byo wasomye mu bitabo atari byo wumvanye abarimu oya n'ibyo wanyuzemo yego kugeza uyu munsi rero murimo murakora mute mu bijyanye no gutoza abantu ubuzima se abantu barabyumva abo mumaze gufasha umusaruro uraboneka nabo bafite ubuhamya buhuye n'ubwawe bimeze bite kugeza uyu munsi mukorera hehe mukora mute ibyo byose tubigarukeho murakoze cyane narangije kwiga umwaka ushize mu kwezi kwa 9 mbanza gukorana na Minisiteri y'Ubuzima kugira ngo mbone icyangombwa nifuza gukora ibintu bifite ireme ntago natangiye mfungura ngo ngira ahantu nkorera icyo kora ndafasha abantu n'ubu hari ivuriro nkoreramo hariya mu Kiyovu rya clinic isanzwe ariko bansabye ko dukorana ngiramo biro hariya hafi ya peage bagira abantu baza gufata imiti buri kwezi y'izi ndwara zidakira noneho barambwira bati imiti turabona nta maherezo ngwino dufashe kugira abantu inama ubereke uburyo bashobora gufata iyi miti ariko bafite n'iyindi gahunda yabafasha kugira ngo ubuzima bwabo bumere neza ntekereza ko ikintu kibura n'uyu munsi muzakubona nuko byonyine no gushyira ingamba za muganga ahaye umurwayi mu bikorwa ni ikibazo kuko abaganga kubera imibare myinshi y'abantu barwaye abaganga ntibabona n'umwanya wo gusobanurira abarwayi harya umurwayi avuye mu maboko ya muganga akamubwira ati ufite diabete genda ugabanya umunyu genda urya imbuto n'imboga genda ukora imyitozo ngororamubiri genda gutyo akamwandikira akagenda ibyo bintu ni ibintu amubwiye ariko kugira ngo umuntu ajye kubishyira mu bikorwa mu buryo ashoboye mu bushobozi bwe niyo mpamvu ubona iterambere mu buvuzi rirahari imiti ni myinshi ariko ngiye kuguha imibare byonyine no mu Rwanda ntago birimo bigabanya ikibazo cy'indwara zitandura mu by'ukuri hari abantu bamwe twaganiraga mu kigo cy'ubuzima cyo muri RBC turebera hamwe imibare mu Rwanda indwara zitandura nizo zitangiye gufata umubare mwinshi kwica abantu wenda kuri gakeya nko ku bantu 100,000 bapfa 695 ni abagabo indwara zitandura ubwo ni murabibona umuntu araryama agapfa biteye ubwoba atararwaye mu cyumweru gishize twashyinguye abantu bamwe ari bato kandi kibi kizi indwara zirica abantu bageze mu gihe cyo gukorera imiryango yabo muri cya gihe cy'umuntu atanga umusaruro imyaka 30 na 69 niho abantu barimo bicirwa n'izi ndwara benshi abagore ni 609 ku bantu 100,000 imibare irimo irazamuka imiti irahari abaganga barahari ubuvuzi buratera imbere ikibazo kirazamuka ni ukuvuga yuko tugomba gusubira ku isoko rero icyo mfasha abantu mpagarara hagati y'umurwayi n'abaganga cyangwa n'abandi bakora ibijyanye n'ubuzima nkafasha umuntu
kumukurikirana no kumubwira ubushobozi yifitemo atazi. Niba bakubwiye kurya imbuto n'imboga, hari n'igihe uzirya bikakugwa nabi kubera imiterere y'umubiri wawe, bikakurambira ukabivaho cyangwa ukabigenamo gahoro. Ariko iyo ufite umuntu ushobora guhamagara ukabaza uti ko bintu nariye byambereye gutya, ariko se siporo nakora ijyanye n'ikibazo cyanjye ni iyihe? Ibyo bintu nibyo mfasha abantu. Maze gufasha abantu benshi, n'ubu hari abo nsize iwanjye baje kundeba kubera iyi gahunda. Ariko ndagira ngo mbabwire, guhindura imibereho ni urugamba umuntu atifasha rukomeye cyane. Ariko iyo ubonye patana, iyo ubonye support, umuntu ukubaza inshingano, umuntu ukubaza uko wakoze ibyo wariye n'inama yakugiriye, araguherekeza kugeza ugize, mu cyongereza babyita behavior change. Ni urugendo. Yego Nyagasani, ni urugendo ariko rushoboka. Urugendo rwiza cyane, umuntu agira icyizere akavuga ati uru rugendo mfashe rurampa ubuzima buzashobora kurera abana ndetse n'abuzukuru n'abuzukuruza. Kuko abantu benshi nibyo bifuza. Urakoze. Iminota yacu nayo irimo irukanka cyane, kandi birimo kuvugirwa hano ni ingirakamaro cyane kandi biraryoshye cyane. Kandi tukaba twizeye ko n'abadukurikiye rwose barimo bararyoherwa. Ubundi twiheraho. Yego. Twiheraho iyo twafashijwe n'ikiganiro, tuba tuzi ko n'abandi ari uko nguko bimeze. Nubwo iminota yacu ari mikeya kugira ngo tube twanabakira kuri telefone n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko bitumye ndimo gutekereza ku kintu kijyanye n'ibyo dukora bya buri munsi. Yego biriya bintu 8 utubwiye, new starts, birimo ikibazo ngiye kubaza bikubiyemo aho ngaho. Ariko nanone reka turebe wenda ku mirimo yacu ya buri munsi. Iyo twitegereje abantu muri iyi minsi, abantu bari bize ku rwego rwo hejuru, ku buryo ya masaha 24 tuvuga, bavuga ngo 8 y'akazi, 8 wo kuruhuka akajya mu byawe, undi 8 wo kuryama, ugasanga bya bintu biravangavanze, ntabwo bibasha kukurikizwa uko bisanzwe. So ikibazo cyane kikaba kivuga ngo kubijyanye n'akazi dukora ka buri munsi, ese biri mu kiye kigero mu bituma tugira ikibazo cy'izi ndwara zitandura? Ese byaba bifitemo uruhare akazi dukora akazi ka buri munsi, kuba bize, kwirukanka, bwira gute, byaba bifite uruhare mu kwiyongera kwa statistique iri hejuru y'uburwayi bikakurura n'urupfu? Yego. Gute wadufasha, gute abantu bikontrole, gute ko ari ako kazi kamutunze, kuba bize ko atari ubyiteye? Yego. Ko ari iyi si idutwaza igitugu, tubyitwaremo dute? Urakoze cyane. Bifite aho bihurira cyane n'imibare izamuka. Ikibabaje nuko abantu bataramenya yuko turi mu bihe byahindutse. Hari abantu bakibayeho nkuko mu myaka 20-30 ishize abantu babagaho. Iyo ugiye kureba, isi irimo irajya mu gutura nko mu migi, ndetse no ari ukurya, ari ugukora. Abantu abakoresha amaboko muri iki gihe ni bake. Mbese turimo turimuka tuva mu byaro, ndetse n'ubuzima bw'imigi budusanga mu byaro. Kera wasangaga umuntu adakaranga ifiriti mu cyaro, ntago yabagaho. Ntago habagaho butongo umuntu n'isukari n'iki. Ibyo byabaga ahantu mu migi. None ahantu hose birahari. Kandi baryaga bya biryo bakanakoresha n'amaboko. Ubwo nimo ndasubiza ikibazo kivuga ngo ubu buryo bwo kuba bize n'iki bufite aho buhuriye n'ibi bintu umuntu ko atari ubyitera. Ndibo gusubize nkwa n'ubuhamya yuko nabaye bize, nkarwara, nkagira stress yahoragaho, na nyuma yaho bya bindi bitera stress byagumyeho. Kakazi naragakoze gatera stress, sinongeye kugira ikibazo nagize, kandi bya bindi byagumyeho. Ariko wakwibaza niki cyabaye? Ko
guhemba abakozi bidashoboka, ko niba abakiriya baguhamagara ko saa sita za nijoro baguhamagara ngo dore iki kirabaye bitewe n'imiterere y'akazi, byagumyeho byandazaga ndeba. Ariko kuko nahinduye imibereho, menya yuko turi mu bihe bidasanzwe, ubuzima tubayeho, umuntu ararya agoye kurya byo, umuntu agomba kuba yicaye, ariko agenda yicaye, urumva icyo cyane akora yicaye, byageze igihe akaryama, byageze igihe akabyuka akagenda akarya, gutyo imibiri yacu. Reka nguhe urugero, ufashe aya maboko yawe yombi kumara icyumweru kimwe gusa, nushaka uzabikore nuko bitaza kumwe ukakuzirikira inyuma hano, ukundi kugakomeza kukiberaho waba ugenda kukizunguza gutyo, uku kuboko kuri aha ngaha hamwe gutyo, kumara icyumweru kuzaba kumaze kumugara, kuko kudakora. Isi irimo irajya mu bihe byo kudakoresha umubiri, kandi bakagira akazi kabagoye. Kudakoresha umubiri biwuca intege, n'ibiwituraho by'amastress n'akazi kenshi, bigasanga umubiri udahari. Icyo nkora cyangwa akazi kanjye ni ukukwigisha guha umubiri imbaraga ukeneye kugira ngo ubashe guhangana na bya bibazo, ariko noneho urame. Ntabwo Imana yigeze iremera umuntu kuba hababaye ataka ngo umukecuru ageze mu myaka 60 ngo natwaye rubagimande. Ntabwo gusaza ari uburwayi. Nta nubwo ari ikibazo. Nta nubwo bivuga ko gusaza umuntu asaza mu mubabaro. Ataka umugongo. Nzabereka risaki. Ugusaza n'imyaka myinshi, muri Harvard basohoye ubushakashatsi, barashaka kubifata nk'indwara idakira gusaza. Ameni nk'indwara ikira. Babifate nk'indwara ikira. Ushobora kugira imyaka 90 utaniha, uhaguruka, ntawe kurandata, umeze neza, ubwonko bugikora neza, utibagirwa, utafite indwara y'umutima. Ariko ubu ni nk'itegeko, umuntu yashaje atangira kurwara za ndwara z'imitima, za diabete. No kubera bya bibazo wambazaga, ubuzima turimo tubamo n'ubuduhamagarira kwicara cyane no kudakoresha umubiri, noneho bya bibazo bikadutura duciye inzira iduhuza n'ibibazo by'ubuzima. Turi kugana ku musozo Emmanuel, ariko twemerere udusubize bino bibazo uko ni ingenzi, kugira ngo ko tuganiriye ntitumenye icyo twakora nyuma y'ikiganiro twagiranaga, nabyo byaba dusize abantu mu rujijo. Watubwiye yuko muri ayo mahugurwa nawe ubwawe wabayemo ubari gukorwa 3 mu mwaka. Yego. Ryari abayitabira ni bande? Buri muntu wese aremerewe? Se harimo kwishyura? Ubwo icyambere ni ku mahugurwa. Icya kabiri nacyo umuntu aba akeneye mu buryo bwihariye. Urabona tuganiriye mu isaha imwe, hari ibyo tutavuzeho, hari nta nubwo tubashije kwakira ibibazo by'abantu, ariko hari umuntu wifuza kubaganiza by'umwihariko, yabasangaye. Uburyo bushoboka bwo kubonana namwe nubuhe? Mu minota 2 mfite telefoni muri buyitange, nabayobora ayo mahugurwa byonyine nta nahagije, n'abantu bayavuyemo, kuko nababwiye nti umuntu guhindura ubuzima bisaba support no kumuherekeza. Abenshi ndabaherekeza kugeza igihe bonyine bumvishe bafashe imbaraga n'umurongo wo kwita ku buzima bwabo. Yego. Aho nkorera rero nahababwiye, ariko ngenda kuri appointment muri yo clinic bita Humanhood Clinic, iri hariya munsi y'iriyanzu ya Rama. Ikindi aho abantu bansanga cyangwa uko n'ubundi busobanuro, kubera ibihe ntashobora kujyamo ubu, mwatanga contact zanjye. Ndafasha abantu pe, yewe ni online, dushobora kujya kuri Zoom tukaganira, ukambwira ibibazo ufite, noneho nkabyumva tugafatanya urugendo rwo kubisohokamo. Yego. Nimero yanyu ni 0788 53 21 13. Katuyisubiremo 0788532113. Iyo niyo nimero ye bwite ushobora kumushakiraho iyo tuvuga gushaka umuganga cyangwa umufasha mu by'ubuzima. Umuntu waguherekeza mu by'ubuzima, abana kenshi bahita bagira imbogamizi y'amafaranga. Yego. Uratubwira iki? Mpa agaciro cyane ubuzima kurusha amafaranga.
numbwira ko udafite amafaranga tuzagira uburyo tubitwaza ntabwo nshobora kwita ku mafaranga kuruta ubuzima yego ibyo ntibibe imbogamizi ntabwo bishoboka urakoze cyane ntabwo ushaka kwicara hano ngo uvuge ngo consultation ngo ugomba gutanga ntabwo aricyo nahamagariwe hari no kuvuga ngo mbere yuko tuganira umugira indwara n'ibindi hari amafaranga nayo ugomba kwishyura ibyo biza nyuma ni ibintu tuganira bijyanye n'ubushobozi bwawe bijyanye n'icyo wifuza ariko tukareba ibyo ari byo byose uko umeze ugomba kugira ubuzima bwiza urakoze cyane akaryoshye kose nigahora mwitama nyine nta kundi ariko uzatwemere wenda twongeye tugaruke kuko ntabwo nyuzwe neza yego ntabwo nyuzwe neza cyane cyane kuri turiya tuntu uko ari 8 ubundi ukagombye kuba twagenda akantu gukanda tukakinjiramo neza ibintu byo kurya amazi no kunywa amazi